ijambo numvise mvuyeyo yarari kubaza ngo harya uyu mugore yari yabyaye saa yingahe. Umuganga yaramushubije ngo yari yabyaye saa 11:15. Haleluya. Ntago nari kumenya rero ngo napfuye ryari, hubwo urakabyara uragahe ku Uwiteka Nyiringabo. Tugushimiye imirimo itangaza wakoreye hagati muri twe n'ubukikora. Tugushimiye ko wabaye Imana, wabaye byose, wabaye inzira idasubiza abayisunze inyuma. Watubereye amagare n'amafarashi mu rugendo rutari rworoshye. Watubereye Imana ikomeye kandi kiranuka uhimbazwe. Uko bizagenda kose uzagumya kwitwa wera. Haleluya. Ugumye kwitwa wera kuri twe, ugumye kwitwa wera ku miryango yacu, ugumye kwitwa wera ku gihugu cyacu, ugumye kwitwa wera kuri bene data bose. Amadini n'amatorero yose ndayasengeye kandi nyasabiye umugisha. Abiyoberanya n'abiyobagiza. Haleluya. Uvangura amasaka n'urukungu. Umurimo wawe n'izina ryawe rigumye kwamamara hose. Ineza yawe ishyirwe hejuru mu bakubaha. Kandi Uwiteka Nyiringabo tugushimiye ikiganiro cyiza twagiranye. Ndagushimiye ko wagihiriye. Ndagushimiye ko wahiriye ibiganiro twagiranye. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndakwinginze kugira ngo data dutandukane ku mibiri imitima ihurire kuri wowe. Bene data bumvisha amagambo yawe, ubahe guhinduka no gushyira imbere icyo bavuganye n'Umwami Imana. Urakoze ko wumvise kandi witeguye gukora byose by'abagutakira. Bisabye Imana data n'izina rya Kristo Yesu. Amen. Ngo amaraso ya Yesu atsinda Satani n'abadayimoni. Icyo gihe rero nibwo nahise nsimbuka ndazamuka. Icyo gihe dogiteri yararimo arabaza ngo ijambo numvise mvuyeyo yarari kubaza ngo harya uyu mugore yari yabyaye saa yingahe. Umuganga yaramushubije ngo yari yabyaye saa 11:15. Haleluya. Ntago nari kumenya rero ngo napfuye ryari, hubwo icyo umuganga yashubije umudogiteri nicyo cyatumye menya igihe nari nagendeye. Yamushubije rero ngo yari yabyaye saa 11:15. Ubwo rero icyo gihe nibwo navuyeyo, ariko abantu barikanga ndetse batangira no kumbaza ni irihe dini ryawe, usengera he. Mbaha ibisobanuro nyine mbabwira aho nsengera, nsa nubaha akaganiro, ariko basa nabikanze mbanjyana ku gitanda. Ubwo rero nakomeje ubuzima nk'ubw'abandi babyeyi bose. Ngeze ku gitanda, yemwe bamwe ntibigeze bamenya n'ibyanjye, nta nubwo bamigeze bamenya ibyabaye, usibye abo twari kumwe nabo naje kubwira uko byari bimeze. Ariko ubundi nazutse naringiye muri muruge n'ibyangombwa by'umupfu nabikorewe. Nuko ubwo rero narakomeje nyine, ubwo ubuzima bwanjye bwararangiye. Nonse umwana wanjye w'umuhungu mu byishimo byinshi bitagira uko bisa. Uwo mwana Imana yari impaye nkava mu rupfu. Icyakora menya kubwirizwa. Nyuma yaho rero n'iki byanyigishije n'iki byambyiye. Haleluya. Icyo byanyigishije n'icyo byambyiye n'icyo bigomba kubwira bene data nuko menya ko ari wowe ugomba gukorera ijuru cyangwa se ugakorera ukuzimu irimbukiro. Abamarayika bagufasha rwose kurwana, hari ibyo bagusayidira, ariko kugira ngo umenye ko ari wowe wenyine responsable wo gukenera ubugingo cyangwa urupfu, nuko nabwiwe cyangwa se nahatirijwe n'abamarayika kuvuga ngo amaraso ya Yesu atsinda Satani ndetse n'abadayimoni. Iyo nza kunanirwa kuvuga ibyo bintu cyangwa se sinze kubibasha, ndamya nashidikanya ko abadayimoni bari baje ku gitero cya nyuma baba barantwaye n'abamarayika, kandi bari bamaze kumbyiza ukuri ko nta kindi cyo gukora kigihari usibye cyo. Imana yaranshoboje, ntabwo ari umwana w'umuntu wabyishoboza. Mu by'ukuri nabiwasobanuriye, si umwana w'umuntu wabasha kwishoboza kiriya kintu. N'imbaraga z'Imana isumba byose, yayindi yatusezeranije ubugingo. Iyo rero niyo yabikoze. Buri muntu wese muvandimwe utwumva, uzatwumva, uri kubigerageza uyu munsi, umuntu niwe responsable uruhanda azahereramo. Niba ari mu rupfu cyangwa mu bugingo, buri muntu wese niwe responsable w'icyo yakoreye pe. Uko niko kuri. Ngewe rero nkabwira bene data, nakunze rero kubivuga pastor twigeze duhura, nkabwira bene data niba kwizera gusa, kwizera Satani yarabindeza akaba yarankururiye mu rupfu. Bibaye ngombwa ko bakureza uburozi, bibaye ngombwa ko yakureza ubusambanyi, bibaye ngombwa ko yakureza ubujura n'ibindi nk'ibyo. Urumva ntago byaba byoroshye. Ndahamya nashidikanya ko ahari mu by'ukuri nyuma yo gukora icyo cyaha cyo kutizera, naje kuza kwizera ko Yesu Kristo azanshoboza, kuko mvuye no kuri uwo muntu ntago nagiye ahandi hantu. Naje kubona ko natandukiriye, ariko umva byanze bikunze Satani yaragize ate, yarankuruye. Bibaye ngombwa ko Satani akureza ubujura, ubusambanyi, ubugome, kwicara, nkunda kuvuga ngo wicara wica mwene so
gushyingura mwene nyoko, ubwo ni bwa buryo bwo kutifuriza mwene so icyiza. Mbese wumva wabasha kurwana, wumva wabasha kuvuga iryo jambo basha kuvuga nk'uwaterura Kigali City Tower. Niyo mpamvu rero mbwiriza bene data kugira ngo begere Uwiteka Imana Nyiringabo bizabashe kubaneshereza uru rupfu rutwasamiye cyangwa se uru rupfu ruduhiga n'imbaraga zarwo zose. Nubwo buryo Uwiteka yamvanye mu rupfu, ni nabwo buryo mwari mumbajije ngo ko mbabwiye ko hari amasaha namaze mu rupfu, nibwo buryo narugiyemo, ni nabwo buryo nabuvuyemo. Imana ibaha umugisha kandi bizabasobanurire, Mwuka Wera basobanurire ibyo mutabashije gusobanukirwa. Data abaha icyo umutima wanyu nihira. Amen. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Amen. Ibijyanye no gusenga se mu buryo hari uburyo uravuga ijambo ry'Imana neza umuntu akumva ko uri muri baba Kristo koko bumwimerere bo, reka mvuge gutya bo ku bwa Eliya. Ntago uvuga ijambo ry'Imana nka babandi bo muri viziyo. Umuntu akeneye ko mwasengana kuko umubyeyi ufite Imana nkawe, hari abantu benshi, ababyeyi baba bakeneye ko babafasha gusenga. Uburyo umuntu ashobora kukubona, hari abakenera kuguhamagara, hari abakenera kukwandikira kuri WhatsApp, hari abakenera kwandikira kuri Facebook, mbega mu buryo ubwo aribwo bwose bw'umwuka umuntu ashaka ko musabanamo. Yakubona gute kugira ngo ujye ubafasha gusenga? Mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga zo nigeze nzibaho, ariko sinziriho kubera Kristo. Uwiteka yambwiye ko atanshaka ku mbuga nkoranyambaga kugeza igihe azabimbwirira, ntarabimbwira. Hari n'uwacu mu minsi yashize yahoze ambwira ati ndabirambiwe, ndumva mbihaze kuba ukorera Imana, turaturanye, turabana mu gipangu. Hari igihe umuntu yicara wenda akavuga akabwira abantu, nyamara ari uko azi gutondeka amagambo, akigira uwera nyamara yirabura. Uyu mwene data turabana mu gipangu aravuga ati nukuri birambabaza, iyo udafite telefone igezweho, iyo udafite iki, mu by'ukuri ntago ndi umukire wa cyane, sindi n'igitangaza, nta n'ikidasanzwe mfite, ariko kugura telefone nabishobora. Haleluya, nabibasha. Mpamvu rero iyo telefone nayifite, Imana niyo yabivuganye nanjye mu 2016, ndetse integeka no guhari yo nari mfite, irambwira ngo kugeza igihe nzabikwemerera. Haleluya. Ubwo nibwo nahise mbireka, ndetse mbwira Uwiteka ndavuga ngo rero nta mutwe nzata kuri telefone itari smartphone, ubwo nimba ntayifite uzayempa. Mu by'ukuri nago njya ngura telefone nyine, ako ga telefone gaciriritse yo nakabuze, mbona Imana ikazanye. Haleluya. Ntagasabirize kuko mu butumwa njya ntanga sinjya nsabiriza n'abasibiriza, kandi bakorera Imana barambabaza, kuko Kristo wacu, Imana yacu twakurikiye ifite byose. Haleluya. Abavuga ngo kubwira ngo tuzasengane cyangwa se uzaze dufatanye umurimo w'Imana gutya, ntumuhe ibisobanuro bigaragara cyangwa abasha kumvisha amatwi cyangwa byanyura umutima we, ukamubwira ngo ntegera, bundi ukamubwira ngo nzaguha rendezvous. Mbese ukigira nk'aba bana b'abantu dusanga wenda mu buyobozi nibatunezeze bakavuga ngo uzabigenze gutya kugira ngo wacu izindi nzira. Abo ntago banshimisha. Ubwo rero Imana niyo itarashimye ko mba ndi ku rubuga nkoranyambaga, aho ho ntabwo mpari ku rubuga nkoranyambaga. Mfite nimero za telefoni, izo nijyo zo njya ntanga igihe Imana yabyemeye. Uburyo bwo gusenga rero ntago jewe pe, ntago mfite Imana njya mbwira ngo kora ibi, oya sinyifite. Ahubwo iyo umuntu yambwiye ngo nsengera, ntago mubwira ngo yasenga usengera, ahubwo mbaza Imana ngo musengere. Haleluya. Kuko jewe nta kintu mfite naranguye cyangwa nta kintu mfite cyo gutanga, ibyo mfite nkoresha ni Kristo wabimpaye. Iyo bibaye ngombwa ko niyo waba utamamagaye, ari ngombwa ko Kristo yabonye ko ari ngombwa, arakunyereka ndetse akagenda nyoboje inkoni yakambwira ngo injira aha ngaha niho hari uwo gusengera, nkagenda nkamusengera. Barabizi, hari abenshi nagezeho batananzi, hari abadive benshi twagiye dukorana amasengesho, nkagenda Imana inyoboye ikanjyana tugasengana. Ubwo rero nago nerwa ipfunwe no gutanga nimero zanjye za telefoni, ariko wamamagara nkamubwira ngo nzakubwira. Haleluya. Nazabibone nkaho ndi umunyamitwe, ahubwo mananjye mba ngiye kubaza Kristo nkavuga ngo ese Manuel musengere. Haleluya. None se Manuel murambike ibiganza nibyo bizamukiza? Nzamutunga ibiganza se niko buryo nzamusengera? Se nzamubwire ngapfukame nanjye njya mu ntera zingaye kugira ngo musengere? Nicyo mba ngiye kubaza Imana. Ubwo rero nimero za telefoni ndazifite. Haleluya. Nimero za telefoni ndazifite.
mbarizwaho umuntu akampamagara, ariko ntabwo umuntu ajya amamagara ngo ambwire ngo ndaje. Niyo wamamagara ngo mbwire ngo ngwino dusengane, ngwino se tujye gukora amateraniro ahangaha runaka, ntawe ujya umbwira ngo ngwino, ahubwo ndamubwira haleluya, ndamubwira ngo nzakubwira, nzagusubiza, reka njye kubaza Uwiteka Imana Nyiringabo. Cyakora uko twabonanye na pasiteri we tumaze iminsi dusengana, ubuhamya bwe narabubonye, kuko mba nanga ko nazatinzira cyangwa ngakurikira abavuga ngo yavuze itavuze. Niyo mpamvu mbasha kugisha Uwiteka inama, kandi ni nayo nzira yakakwiye kuyobora umugenzi ujya mu ijuru. Ubwo nimero rero bambarizaho ni 078 04 390 iyo Uwiteka nkoresheje ndakora, iyo ntumye nagenda, iyo ambwiye ngo vuga ndavuga, iyo ntacyo yambwiye nanjye ndaceceka. Haleluya. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi Uwiteka yarampamagaye. Bakristo bene data, Uwiteka yarampamagaye, akawenda n'ubundi buhamya, ariko reka mbabwira agace. Yampamagaye mfite imyaka 3. Haleluya. Uwiteka yampamagaye mfite imyaka 3, ndi umwana mutoya cyane, amamagara mu mazina yanjye yombi, ndyamanye n'umubyeyi wanjye, mama wanjye mu buriri. Uwiteka arampamagara, abavandimwe banjye barabizi, n'umuvandimwe wanjye uzabasha kumbona arabizi. Data yampamagaye mu mazina yombi, arangije arantuma. Haleluya. Niyo haba kurwana kw'abana b'abantu, niyo haba kuvuga kw'abana b'abantu, niyo haba imbaraga zikomeye, niyo haba imbaraga zirenze, nta cyampagarika. Ubwo byaba ngombwa yuko ndi butanga amagara yanjye bikaza kurangira mfuye, kuko Kristo niwe wampamagaye, ndetse nshinga n'uyu murimo, mbyanze nanabyemeye, mbikunda cyangwa ntabikunda, ariko ndabikunda. Haleluya. Ubwo rero anshinga uyu murimo, nanjye icyo mbwira Kristo ndamubwira ngo kubwo umurimo wamaye unyambike n'imbaraga zo kuwukora, kandi mukore neza, ngire aho unteganyiriza cyangwa aho unyohereje. Ubwo rero nibwo buryo bwanjye, ubwo nibwo buryo mbonekamo, ubwo nibwo buryo nsengamo. Haleluya. Nitaye ku idini runaka, nitaye ku muntu runaka, nitaye ku muto cyangwa umukuru, usenga Imana akanayikunda, iyi Imana inyemere turasengana kandi tukabuhuza ibyo Satani yaboshye, tukabigarura mu maboko y'abizera. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha, kandi Imana itugirire neza. Naho utaha tuzagaruka abaganiriza kubyerekeye Alisa, uburyo yamusuye. Ndabeshya umaka? Ntabwo ubeshya. Haleluya. Alisa yagusuye kugira ngo abantu bose bagire amakenga, ndetse bamenye n'uburyo bitwara muri ino minsi turi. Urakoze. Imana ibahe umugisha. Amahoro y'Imana abane nawe.